Yes, reka nkwikaze nizera ko umeze fresh, nizera ko umeze neza cyane. Ni Fyve-tvrwanda tugenda tuvuga kuri byinshi cyane biba bigezweho mu isi ikoranabuhanga, mu isi ya technology, ni isi buri wese yifuza kumenya. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri imwe mu mishinga ikomeye cyangwa se imwe mu mishinga iyoboye yindi ku isi yamaze kuba yakifatanya na Pi Network. Ni Fyve-tvrwanda nkuko musanzwe mwimenyero, tugenda tugaruka ku ikoranabuhanga ariko cyane cyane twibanda kuri Pi Network. Uyu munsi tugiye kuba tuganira kuri muri Github cyangwa se platform igaragarizwamo codings. So kugira ngo ni Github yacu twamaze kugeramo nkuko mubona kuri screen nashizeho, hanyuma kosa si nsanzwe mu searchinga, urabona ko bahita bamukwereka kosa si. Then nagira ngo turebe imwe mu mishinga Karundura cyangwa se imwe mu mishinga iyoboye yindi. So ngira ngo uyu numwe mu bafasha muri coding cyangwa se kugaragaza kugenda yinjiza blockchain, donc akora muri blockchain. So ni bamwita kosa si, akaba ari umwe mu bantu benshi aho bagenda bakura amakuru menshi cyane biva hano kwa kosa si. So tugiye kureba rero imwe mu mishinga Karundura cyangwa se imwe mu mishinga isa nihagarara yindi kuri uyu mubumbe. Ibi mishinga minini cyane yamaze kuba yagezwamo, ni imishinga navuga ko murabona ko ikitwa SpaceX akaba ari ya Elon Musk yamaze kugeramo, ariko uyu munsi nagariho turi bujye, ahubwo turizira ku kitwa Quantum Pi Nexus. Ngira ngo ejo bundi nibwo twaganiraga kuri financial quantum system cyangwa se KFC, ari naho twagiye dusobanurira benshi cyane ibijyanye na ibijyanye na system nshyashya ubakiye kuri blockchain ya Stellar, ariko nanone kabiri muri web 3. So ngira ngo ni twamaze kugeramo hano muri Quantum cyangwa se Quantum Pi Nexus, akaba ari ishami navuga ko rishinzwe ibijyanye na external cyangwa se gufata ibigo runaka bigenda byinjizwa muri Pi blockchain, aho harimo amabanka menshi, ariho abantu benshi basanga ibigo binini byinshi cyane bigenda byinjizwamo. Hano ni muri Quantum Pi Nexus, ni navuga ko ari ishami n'ubundi rikoramo uyu nguyu witwa kosa si. So ngira ngo twagezemo, urabona ibi ni ibigo, hano ni coding contact, no kuvuga coding bagenda bakwereka code, aho ubona zimwe ziri kuri Amazon, code of the conduct FK or open source code of the conduct, cyangwa se ukaba wakandika kuri email. Ibyo ni byinshi cyane, ariko reka twizira hano kuri folder ya Redmi. Noneho ikigo cya mbere ubona hano kibanze cyane ni kitwa Stanford University. Ngira ngo murakireba kuri screen. Stanford University akaba ari ni kaminuza, ari naho Pi yavukiye, akaba ari naho uyu Dr. Nicholas akora, akaba ari na doctor cyangwa se mwarimu w'icyo kigo. So ngira ngo urabibona Stanford University, ubwo byumvikana ko iyi abari coding bakoze hanyuma ikaza gushiramo Stanford University, ntago ari ibintu bandikaho, kubera ko uramutse ukiritseho like this bahita bakuderivaringa kuri website ya Stanford, donc babiri connecte, kubera ko igihe Pi izaronshinga ushobora kuzajya accessinga Stanford University uciye muri blockchain yabo, ukaba wagira ibintu runaka ukora, byaba kwiga ukishyura muri Pi, ariko ntago ari byo turi buze kugarukaho cyane, ahubwo tuze kugaruka inyuma. So ikigo cya kabiri ni IMF. Iki navuga ko ni ikigo kinini cyane. IMF nacyo cyamaze kuba approved nkuko mubibona, cyamaze kwemezwa. So IMF nyangwe ndango kubatayizi, reka twinjiremo muri IMF none turebere hamwe. IMF ni ikigo gishinzwe ibijyanye na monetary policy, cyangwa se ni ikigo cy'abanyamerika ariko gishinzwe ibijyanye n'amafaranga. So mu magambo arambuye ni International Monetary Fund nkuko ubibona. Hanyuma ni ikigo navuga ko kiri ku rwego mpuzamahanga kandi kinini cyane, gikorana na Central Bank Digital Currencies CBDC, akaba nacyo kiri mu bigo biri nyuma mu gushyigikira CBDC cyangwa se uburyo bwo gufasha amafaranga ikoranabuhanga, none akaba yakoreshwa n'amabanki y'ibihugu. Ariko IMF ni ikigo kinini cyane ndetse kimaze n'igihe cyaravutse, gishinzwe ibijyanye n'amafaranga mu buryo bwo kugira ngo amafaranga ataba yatagaciro, ndetse ni nabo bakontorora nk'uko bigaragara ni
monetary fund bakontorora ndetse bakunze no kugaragara ahantu henshi bafasha ibigo byinshi cyane cyangwa se impunzi cyangwa se ahandi hantu. IMF nacyo ni ikigo navuga ko kinini cyane. Hanyuma ikindi kigo navuga ko abantu benshi babonye cyangwa se babonye bakavuga ati wow, ni World Bank. World Bank uyu munsi ni igenzura amafaranga yacu dukoresha. World Bank murayibona hano nawe yamaze kuba approved cyangwa se yamaze kuba yakemezwa, yanakemerera gukorana kwinjizwa muri blockchain ya Pi yubakiye kuri web 3. ngira ngo mbibutse ko politike ya Pi network nuko ikora nka digital currency kandi kemezwa n'amareta. So aya mabanka yose tubona, aya ngaya yose tubona kugeza kuri BNL kugeza kuri banka ujya kubikuza amafaranga yose agenzurwa na World Bank cyangwa se banke y'isi ni yagenzura, ni nayo ituma ifaranga rimwe rigira agaciro indi rikamanuka. So Pi rero yamaze kuba yakinjizwa muri World Bank, aho uyu munsi yamaze kugera muri blockchain za World Bank. ngira ngo ni imishinga myinshi hano, nuko turi muri Pi Nexus, ubundi n'ahandi hajya harimo indi mishinga bitewe bagiye bayishira mu byiciro bitandukanye. tugende turebera hamwe, tugenda tuyigarukaho imishinga myinshi cyane. So ikindi wenda kizwi hano cyane turebamo cyane ni cyitwa OpenAI ku bantu bakoresha ChatGPT, abantu bakoresha Power Assistant, abantu bakoresha OpenAI n'ubundi nk'ikirimo hano. Ibi byose bigenzurwa na OpenAI, nayo ni partnership ndetse yamaze kuba yaba satisfied, yamaze kuba yahabwa certificate ndetse iranemerwa. OpenAI uyu munsi navuga ko ni imwe mu ziri kuyobora ndetse abantu bavuga ko ishobora kuzahagarara neza mu myaka iri imbere kurusha Google. So ni ibigo rero binini cyane birimo hano. Hakabamo ikigo cyitwa UN Financial Innovation, bibango ni ishami rya Loni ariko rishinzwe financial, ariko cyane cyane ku bijyanye na innovation, kuvuga ku bantu bazanye ngira ngo hano ni web ya UN Financial turimo kugerageza kwinjiraho kugira ngo tube twayimenyaho byinshi. So nuko nguko rero byose bizajya bikora, ariko ahandi ni muri Github, ntabwo ari muri blockchain ya Pi, ahubwo hano nuko baba bagaragaza codings zamaze kwinjizwa muri Github. So welcome to the United Nations. Urabona ko ni Loni ubwayo bahita bakwinjizaho direct, bivuze ko Pi yamaze kuba yakinjira neza muri UN, ndetse urabibona neza ko bahita bakugeza hano kuri rishami rya UN cyangwa se United Nation. bivuga ngo babandi bagifata Pi cyangwa se bagifata Pi nk'ifaranga rimeze nk'andi yose. umuntu akubwira ngo Pi network izazira ku mafaranga ifaranga rimwe, cyangwa se ngo Pi network ikwiye kuba yirukanswa ngo nibatange open mainnet. Hano uhitubona neza ko bitari mu maboko ya ko Karisi ubwe gusa, ahubwo ari ikintu kinini isi ihuriyeho ndetse isi yizengera ngo ni kuri UN Financial Innovation kwa turi. ariko nanone kimwe mu binyamakuru bizwi cyane binakunda no kwandika kuri Pi kugira ngo ababisura murabizi ni Forbes magazine. Forbes magazine nayo yamaze kuba yagezwamo ndetse ni partner cyangwa se yamaze kuba yahabwa partnership nk'umunyamuryango wa Pi network. ngira ngo ni ikinyamakuru muri iyi minsi kirimo kwandika cyane kuri Pi network, ndetse ni ikinyamakuru gikomeye cyane. So ubona ko harimo imishinga myinshi yitwa ISO, iyi nayo ni imishinga ikomeye cyane. Ejo bundi twarimo tugaruka kuri ISO 2220. So hano rero barakwereka ISO 9001 nayo yamaze kuba yaba satisfied. So ngira ngo uko ugenda ukirikaho bashobora kugenda bakakwereka byinshi cyane byerekeranye n'iyo company runaka cyangwa se icyo kigo runaka ushobora kuba wakinjiraho. ngira ngo nagerageje gushakamo ISO 2222, ariko iri muri indi shami, gusa icyo nagaruka nuko ubona ko harimo blockchain za Ethereum nayo yamaze kuba yakinjizwamo, ndetse na blockchain ya Bitcoin, aho bamaze nabo kuba bashiramo ishami ryabo ry'abashinzwe
innovation cyangwa se abashinzwe kuzana udushya. So iyi ni ISO 901 Family Quality Management. Iyi ngiyi nayo ikaba yamaze kugezwamo, navuga ko nacyo ni kimwe mu bigo bikomeye cyane ndetse bifite imbaraga mu bijyanye na standardization cyangwa se gutanga standard quality system, aho ari bo baba bafite ubushobozi bwo guprovinga ikintu cyabo ko kijya ku isoko cyangwa se bakaba bagihakanira kubwira ko kidakwiye kujya ku isoko mu by'ukuri. So navuga ko Pi yamaze kuba yacengera ndetse yacengeye ahantu hanini cyane, abantu benshi badashobora ku bamayininga ariko nta makuru bafite. Then nandimo mvuga ku bijyanye na blockchain ya Ethereum, ngira ngo murayibona ko Ethereum yamaze kuba yagezwamo ndetse iba certified. Nahoze mbona na blockchain ya Bitcoin ariko ntabwo iri muri iyi folder, iri mu yindi folder. So Ripple certified developers, Ripple nayo ishingiye cyane cyane kuri Stellar blockchain ndetse ni niya Stellar ubwayo, nayo ni stable coin yamaze kuba yakinjizwamo ndetse iba certified. So ngira ngo ni imishinga, urutonde rwose ubona hano ni ubw'imishinga iri muri Pi Nexus, ariko hari n'indi mishinga itari muri iyi folder iri mu yindi nayo tugenda tugarukaho, byitwa Cloud Native, aho nabonyemo cyber security. Iyi nayo ni company ya Elon Musk, cyber security nayo ishinzwe ku bijyanye na security, ariko nanone cyber security ikaba iri certified cyane na government cyangwa se leta zunze ubumwe za Amerika. Ngira ngo murabona ko ari an official website of the United States of Government cyangwa se ni official account. Iyi cyber security ni ya leta zunze ubumwe za Amerika, ntabwo ari ya Elon Musk, nari nibeshye nari mbyitiranyije. Iyi ni leta zunze ubumwe za Amerika, aho noneho iyi ngiyi yamaze kuba nayo yakinjizwamo, kandi ni ikintu ngo mbabwire ko ni ikigo gikomeye cyane ndetse urabona ko ari official website, bahita banabikubwira bagashiraho ikirangantego cya Amerika cya kagoma ndetse n'ibendera rya Amerika hejuru n'ikirangantego cyabo bahisemo. So ni American Cyber Defense Agency. So ngira ngo rero abantu benshi ntago babizi, gusa muri Github ndetse no kwa Kosasi, ku bantu mukoresha Github mushobora kujya mujyo mukibonera amakuru menshi cyane, amakuru aba atandukanye muri blockchain za Pi, ndetse murabona ko harimo ibigo byinshi cyane bijyanye na W3C compliant, OpenAI twayivuze, CMI level 3. Ibi byose tubigarukaho kamwe ku kandi tunareba neza uburyo bizakorana na Pi ndetse n'uburyo bigiye kungukira umushinga wa Pi network. Reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye, ni Fyve-tvrwanda. Uramutse wifuje ko ari cyo tukuganizaho cyangwa se icyo ari cyo cyose, wakandika muri comment section yawe nkubwira ngo jobless.